sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura. Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba. Tumaze iminsi dutekereza ku ntambara, ku bibazo byerekana ko Yesu agomba kuza. Aka ikintu cyantunguye ejo bundi rwose ni icyo mu burasirazuba bwo hagati. Rwose cyarantunguye kubona intambara ivuka ku manywa, abantu bakarwana ku manywa, abantu bareba, ukabona ukuntu abantu bahunga. Nuko byarantangaje. Naravuze nti ibi ni ibintu bikomeye, abantu bagera kwa mbere barwana, abantu babizi bapfa, kandi ibi bikoresho by'intambara mubona biba bihari ntabwo ari byo kwica ibikoko, ni byo kwica abantu. Ukibaza ibiri kuba muri iyi si, ni ikintu gitangaje. Nta n'umuntu ushobora kubihagarika, nta rwego, nta gihugu, ubona byaramaze kurenga ubushobozi bw'abantu. Byose bishobora kumwereka ngo Yesu agiye kuza pe. Ni ukuri tube maso. Uyu mwanya rero reka twibukiranye mu bimenyetso Yesu yavuze. Ikindi kimenyetso Yesu yavuze ko no mu Bibiliya biranditse. Usomye muri EZEKIYELI 3:6-4 ubona ko handitse ngo nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishyura byawe. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Wibutsa abasigaye begereye antebe bitwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi wera. Ibi ni bimwe mu bimenyetso aho Yesu yavuze ko igiti nimubona umutini ushibutse umuzogere mwibuke ko ngiye kuza. Ibi ngibi rero kongera gushibuka kwa Bisiraheli, kongera guhembuka babibwiwe kera. Babibwiwe kera kuko ubona ko bongeye kugira kwegura umutwe muri 1948. Israheli iri maze imyaka 1900 yarasibwe burundu ku ikarita y'isi. Ibyo rero Imana ari kwibaha amasezerano, irababwira ati rwose nzabagarura mu gihugu cyanyu bwite. Ibyo byarageze rero biraba, ariko Yesu yari yavuze ngo hari ibimenyetso. Mu bimenyetso harimo n'ikivuga ngo umutini ni wongera gushibuka. Gushibuka rero ni ukuvuga kongera kubaho. Warashibutse rero, barashibutse ko Bisiraheli bongeye kugira igihugu cyabo. Niyo mpamvu ubona ko intambara zose banarwana birangira, bikarangira aho bafashe bakahagumana. Ibi rero nibyerekana ko rwose ni ikindi kimenyetso cyerekana ko Yesu agomba kuza gutwara itorera akarijyana. Ariko mwibuke ko nanaritwara ntabwo izabirangiye. Ariko uyu mutini wongeye gushibuka. Igihugu cya Israheli muzi igihe cyagiye mu mwaka 70 Yesu avutse. Bagaruka mu 1948 bavuye ku isi yose nyuma y'intambara kabiri isi yose baragaruka bariremekanya, none bagize igihugu gikomeye gifite ibitwaro gitangaje. Ariko wakitegereza uburyo kibayeho, kandi mwibutse ko Yesu nasanga Abisiraheli bakiri ku isi, Bibiliya ivanga bazahari bazakizwa. Ariko ikigaragara nuko umutini rwose uri gushibuka pe. Urabona ko intambara barwana bazirwana ku manywa, abantu bareba nta n'uwababuza, bahagarikiwe na rya sezerano Imana yabwiye sekuruza wabo. Reka rero nkwibwire icyo nagusaba rero nk'umuntu w'Imana, nuko mu gihe Israheli yo iri gushibuka, bivuze ngo itorero naryo ririmo kwitegura kugenda. Ikimbabaje nuko hari intege nke. Ikintu kimbabaje nuko mbona intege nke nyinshi cyane, ariko ukabona abantu b'Imana bagenda bazima, ukabona abantu bagenda babivamo,
ukabona ibintu by'Imana bigenda bihinduka ibintu byoroshye, abantu bagenda babihindura ibintu bikaba mbese bakabihuza n'uko bibereyeho, ariko ntibagire ubuzima buhangana n'isi. Icyifuzo mfite ni ikihe rero? Ni uko abakristo bakongera kwiyegeranya nabo, umubiri wa Kristo ukongera kwegerana, uko Abisirayeli begeranye bakongera kurema Isiraheli bundi bushya, niko nawe ugomba kwiyegeranya kugira ngo uve mu udasanzwe, uve mu muntu witeguye kuza kwa Yesu. Reka nkurekere uyu mwanya ukomeze gutekereza ku bimenyetso bitwugarije byerekana ko Yesu aje, ariko ntibikubuze kuba amaso, kuko nubwo yatinda gato itorero ryo rigomba guhora riri maso, cyane cyane ko itorero ari umuntu, itorero atari inzu, atari igiti, itorero ari twebwe. Imana iguhe umugisha. Zanzandiko zo kuguhugura waribagiwe urazita, ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikira urwa kabiri, mubwira iby'ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishura byawe, ko tumeze nk'ibisukwa ku bw'icaniro, kuko n'igihe cyacu gisohoye. Ibihe bizashika, abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro, wibutse abasigaye bose begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose, tuzamuke wa musozi. Ibihe bizashika, abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro, wibutse abasigaye begereye bitwaje intwaro zose, tuzamuke wa musozi, tuzamuke dukwe turi inkweto kuri wa musozi, twegera igicaniro dutamba ibitambo kuri wa musozi, wandikisha amateka y'ibihe bizaza kuri wa musozi, duhabwa indirimbo iyo tuzaririmba kuri wa musozi, tuzamuke wa musozi.